nyiricyubahiro bwana perezida wa repubulika y'u Rwanda ndabaramutsa n'icyubahiro gikomeye cyane n'abavandimwe bose mwaje hano nitwa Yunusu wa Maridadi. Maridadi ni umuhindi wa mbere waje mu Rwanda ku ngoma ya Musinga. Warakoranye Maridadi niwo wakiraga ba Rutagarama bakarya bwite barwigemera bose aho ngaho bazaga iwacu. Twumvikane yego bwana perezida ndabashimira cyane nategereje umwanya muremure kugira ngo mbabone mbashimire ku bintu mwakoreye igihugu cyacu. Mperutse kujyayo ndahayoberwa rwose nasize ari amatongo ndahayoberwa rwose ndabaririze imihanda barangaragaza nuko nukubashimira nukubasabira ku Mana ibahe ubwo bushobozi mukomeze murambure murambe abavandimwe bose bari hano namwe dushire hamwe tuje hamwe dukorere igihugu cyacu. Ndashaje ariko umutima nturasaza uracyari iyo ngiyo. harakabaho u Rwanda harakabaho bwana perezida wa repubulika y'u Rwanda Kagame mutware wacu adutwara komera mutabera. Thank you. Imana harakabaho u Rwanda harakabaho bwana perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame tuyoboye mu butabera. Temuludade Yun umwuzukuru wa Maridadi umuhinde wa mbere wageze mu Rwanda ku ngoma ya Musinga. Ubwe mu magambo yagira ati ndi umuhindi ku ruhu ariko ndi umunyarwanda w'umutima. Ibara niryo ritari umunyarwanda ariko handi ni umunyarwanda. Benshi kandi batunguwe n'urukundo akunda nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kugeza n'ubwo yavuze ngo kugira ngo u Rwanda rukomeze gutera imbere bisaba ko perezida Paul Kagame akomeza kuyobora. Bivuze mu magambo agira ati iyi modoka iri kugenda ugakuramo batiri irahagarara. Ati niyo mpamvu akwiye gukomeza kutuyobora tugakomeza gutera imbere nta nkomyi. Yego none ubona iryo terambere u Rwanda rugezeho ryaraturutse kuki ubona kugira ngo rikomeze byagenda gute mu Rwanda? Komeza nkubwire biragusetsa imodoka urimo kugenza imodoka hanyuma nukuramwe batiri ukayijugunya imodoka irahagarara. Nicyo mvuga nshaka kuvuga ndabivuga ouvertement. Bwana perezida Kagame agomba kugenda gukomeza gukora ibyiza afite iyo intention afite iyo ubwo bwenge bwo kubikora. Niba mwihorere areke kuri arangiza igihugu akigezaho gicaga tumusabire tumutegamire twese. Kuri ubu kandi akaba afite imyaka 83 y'amavuko. Bigatungura benshi nanone kumva avuga ikinyarwanda neza amagorane ndetse n'uturingusho twaye. Akavuga kandi ko bajya gusabira abasora abageni. Kandi nawe mu bwana bwe nk'abandi bose yari imisigati n'ibindi bigaragara cyane mu muco nyarwanda. Twasangiye ibintu byose inshucu ikivuguto imisigati hose ibyo byose nta muco n'umwe tutarangije wa hano. Twajyaga tujya gusabira abahungu abageni iyo ngiyo tukagenda tujanye ikibindi n'inyana y'ibihogo ibyo byose nabigiyemo. Urabona se ko ntari umunyarwanda ndeke. Si uyu gusa kuko hari na Yannick de Wark nawe ni umunyamerika wirengagije ibihugu byose yari yemerewe kugeramo agahitamo kwibera mu Rwanda. Uvuga ikinyarwanda nuhe mugano ukunda kukuzamo kenshi wo mu kinyarwanda? Uburo bwinshi nikora umusururu. Uburo bwinshi ntibugwiza umusururu. Urumva ari iki cyatumye amahitamo yawe ari uguhitamo kuba mu Rwanda? Igihe narangije amashuri yanjye makuru muri Amerika nari mfite choice soit magume muri Amerika cyangwa njye muri Canada njye muri Burayi Belgique cyangwa ngaruki. Nsanga nkumbuye u Rwanda ndayikumbuye pe nagombaga gutaha. U
urakase neza ku isanzure amakuru agizweho n'ibyegeranyo bicukumbuye. Jedi Plava, iyi ni Plava TV, wayikaze. Murdad Younis ni izina ryagaragaye mu mashusho yasangijwe ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kuri Instagram, aho bivuga ko akomoka ku muhinde wa mbere wageze mu Rwanda, kandi ko yashimiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame muri Rwanda Day yabereye i London muri 2013. Yashimiye Paul Kagame iterambere yagejeje ku Rwanda, ngo yaje mu Rwanda arahayoberwa kubera iterambere baramuyobora. Ati nuko basabira ku Mana, mukomere mukomeze namwe bavandimwe, dushyira hamwe maze dukomeze dukorera igihugu cyacu cyaje inyuma, ariko ku mutima ndacyakomeye. Nabona ko nyiricyubahiro Bwana Paul Kagame agomba kubaho agakomeza, afite ibintu ubwenge exceptionnel bw'igitangaza, afite ubwenge, afite ukuntu yabikoze. Ndabona agomba kubaho akongera bamuhinda imyaka abarangirize, hanyuma bamuha ikiruhuko. Ariko amaze kurangiza misiyo ye, imisiyo ntirarangira, misiyo iracyariho yo gukomeza gutunganya igihugu cyacu. Ati papa wanjye yaje mu Rwanda mu myaka y'1928 n'1930, gusa we na sekuru wa Mahbad bakaba barabanje gutura i Buganda. Nyuma yo gupfa kwa sekuru, se aza gutura i Gatsibo mu Rwanda, hari territoire. Nyuma yimukira Ibyumba, nawe yimukira Ibyumba, ndabara territoire. Se wa Mardad akaba yari umucuruzi, akaba yari afite imodoka n'amangazini, ndetse imodoka y'ivatiri mu bihe bitari byoroshye kwigonderwa na buri wese, cyane ko ari we muhinde wa mbere watunze agatwikiriye, cyangwa se imodoka nk'uko abenshi bivuga. Yajyaga ajya kuzana abakoloni abakura Kampala mu Buganda kubera nta ndege zabaga icyo gihe. Mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba byari bigoye ko wabona indege, bazaga n'ubwato bakagera mu Mombasa, ubundi bagatega gari ya moshi ikabageza Kampala. Nuko se wa Murdad akajya kubazana mu ivatiri. Uyu Murdad Younis yaje kuva mu Rwanda ku bwa politike mbi y'icyo gihe, ndetse kandi no mu bihe bibi by'itotezwa ry'abatutsi mu mwaka w'1959 yagerageje guhungisha abahigwaga, akabajyana ku muvumba wa Mutara ahazwe nka Nyagatare y'ubu. Ashimira uburyo mu Rwanda bagira isuku ku buryo udashobora no kuba wabona umwambi w'ikibiriti ku muhanda. Nyuma yaje Kigali afite sitasiyo ya essence, ariko politike mbi y'icyo gihe iza kumugambanira, aramuhamagara bati nitugushaka niko gufata urugendo rwerekeza i London. Aho ku itariki ya 27 mu kwezi kwa gatanu mwaka w'1973. Impamvu yagiye i Londres nuko ariho sekuru yabaye umucakara, ndetse akaza no guhabwa ubwene gihugu. Kuri ubu amaze imyaka 52 mu Bwongereza. Muri 2013 ubwo hafatwaga aya mashusho mureba, yabajijwe uko abona u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Yashubije mu magambo agira ati hanyuma rero hashize imyaka 21 jenoside ibaye mu Rwanda, iki gihugu urakibona ute? Ni igitangaza, nta magambo mfite ku gihugu. Ubu ni igihugu kirazwe, gifite ibyiza, gifite buri kintu. Ahangaha hari icyaro, hari Bruce icyo gihe ntabwo cyitwaga igihugu, nta n'uwari ukizi. Nagiye mu Bwongereza bakambaza uvuye, nkababwira mvuye mu Rwanda. Rwanda hehe? Muri Wales. Oya, Rwanda ni Afurika. Uganda, Kenya, Tanzania, nkabahereka kuri carte. Aha niho mu Rwanda. Ubu kirazwe, kiravugwa, kirarebwa, gifite valeur, baragishimira mwose. Buri cyumweru habaho documentaire nk'ebyiri eshatu mu Bwongereza, different channels zigaragaza ibintu byiza byabaye hano, kubaka isuku niryo rya mbere bafite hano mu Bwongereza. Nta n'isuku hano, ntiwabona n'umwambi w'ikibiriti ku muhanda. Amateka y'Abahinde ba mbere bageze mu Rwanda, reka turebe kandi n'inkomoko zabo n'ingaruka zabo. Amateka y'Abahinde mu Rwanda ni igice cyihariye kandi kidakunze kuvugwaho cyane, ariko gifite uruhare rukomeye mu gusobanura uko ubucuruzi n'iterambere byatangiye gufata intera mu gihugu cy'u Rwanda kuva mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 yewe no mu mpera z'ikinyejana cya 19. Ubusanzwe abashakashatsi bagaragaza ko abacuruzi b'Abahinde ari bamwe mu banyamahanga baje mbere mu Rwanda kuhatura no kuhakorera ubucuruzi. Ubwo ndabara mu gihe cy'ubukoloni bw'Abadage, ubutegetsi bw'Abadage n'ubucuruzi bw'Abahinde byabangikanaga bite? Reka mbikubwire.
mu mwaka w'1905 ubutegetsi bw'Abadage bwari buriho mu Rwanda bwashyizeho itegeko ribuza abanyamahanga batari abanyarwanda kwinjira mu gihugu. Iri tegeko ryari rigamije gukumira urujya n'uruza rw'abantu baturutse hanze y'ubwami bw'u Rwanda kugira ngo barinde imiterere y'imibereho y'abanyarwanda, ndetse no gukumira impinduka ziturutse hanze zishobora guhungabanya umuco cyangwa se ubutegetsi bwa gikoroni. Ariko nanone ibintu byaje guhinduka mu mwaka w'1908 ubwo Dr. Richard Kandt, umutegetsi w'Umudage wari uhagarariye Abadage mu Rwanda kandi wanashinze umujyi wa Kigali, yatangiye kwemera ku mugaragaro kw'abacuruzi b'Abahinde ndetse n'abandi banyamahanga binjira mu gihugu kugira ngo bafashe mu guteza imbere ubucuruzi. Ibi byahinduye byinshi ku isura y'iterambere ry'ubukungu mu Rwanda, kuko batangiye kuzana ibicuruzwa bishya, ibitekerezo bishya by'ubucuruzi ndetse n'umuco wo gucuruza bishingiye ku buhanga bwabo. Ukivuga kandi ubucuruzi bw'Abahinde, abenshi bahita bumva abo mu bwoko bw'Abasindi, umutima w'ubucuruzi bw'Abahinde. Benshi mu Bahinde binjiye mu Rwanda rw'icyo gihe baturukaga mu bwoko bw'abitwa Abasindi, bazwi cyane nka Sindi Wakiz. Hari nabo bagize igice kinini cy'Abahinde bo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Abasindi bari bafite uburambe mu bucuruzi kuva ku mugabane w'Ubuhinde kugeza mu gihugu nka Kenya, Uganda, Tanzania n'u Burundi. Bazanaga imico y'ubushabitsi bwabo bigatuma batangira ubucuruzi butandukanye n'ubwari busanzwe mu Rwanda. Bakoraga ubucuruzi bw'imyenda n'ibindi bikoresho by'ubugeni, ndetse bamwe muri bo batangira no gukora mu rwego rw'ubwubatsi n'ubukorikori. Babaga bafite amaduka mu mijyi mito n'iminini, aho batangiraga kugurisha ibicuruzwa byagurwaga cyane, bakazamura iterambere ry'aho bakoreraga. By'umwihariko bashyize imbere igitekerezo cy'ubucuruzi bushingiye ku kugeza ibicuruzwa ku bantu benshi kandi mu buryo bworoshye. Bashyiraho botike za mbere zubatswe mu mujyi wa Kigali. Kugeza ubu mu Rwanda habarurwa Abahinde bagera ku 3,000 batuye mu Rwanda. Benshi muri bo bakaba bafite uruhare runini mu bukungu bw'igihugu. Ibigo bikomeye nka Kabuye Sugar Works, uruganda rukora isukari, uruganda rwa mbere rw'imyenda ya kijyambere, ndetse n'uruganda rukora isabune n'ibikoresho by'isuku, inyinshi muri zo ni iz'Abahinde cyangwa se n'Abanyarwanda bakomoka mu Buhinde. Reka nsubikira aha ngo kuvuga menshi siko kuyamara. Nagira ngo mbibwire hamwe mu mateka ya Murdad Younes, umukunzi wa kadasohoka wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, kuko nawe mwabyiboneye. Yewe n'ejo bundi muri Rwanda Day yabereye i London mu mwaka wa 2013 kugeza na n'ubu. Reka ahubwo mbashimire mwese twabanye muri iyi video. Ntibagiwe gukanda subscribe ndetse n'akawigira kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Nyarukira muri comment ubaze ikibazo, igitekerezo cyangwa unyunganizi. Wibutsa kandi ko nyirizina n'ijyo umunyamugu udasanzwe uvoma ku isoko y'amateka nkasugongera ku muco ndi ntore idacogora umuhamya w'ibihe n'imigambi. Inyira amatwi yumva byose nyiri Yesu usanga hose ndi nkubita husha ndinganje itanyeganyega, ndi umuganura w'amagambo ndirimbo y'isoko n'amasunzo. Ndi umunyangeso nk'inyange, ndi umunyamutima nk'ingabo za Kirima, ndi ntore itarambirwa, indagamirwa itarunduka, isoko itagabanuka, ndavuga nkavuga ukuri. Ndi Plava, iyi ni Plava TV. Dure muri video itaha.